unyuje amaso mu bitaramo bitandukanye mu Rwanda ntabwo ushobora kubura kumva cyangwa kubona imbaraga z'umuziki ziva mu makorali yo mu itorero rya ADEPR. Amakorali tugiye kuvugaho yaranzwe n'amavugurura mu mbyino, mu majwi n'ubutumwa bwafashije imitima y'abantu benshi. Tugiye kurebera hamwe amateka n'inzira by'amakorali akunzwe kandi afite amateka akomeye mu Rwanda. Bana natwe hano umenye amateka yabo. Ku mwanya wa mbere turahera kuri Korali Hoziana, imwe mu nkingi za mwamba mu muziki wa Gikristo. Korali Hoziana ni imwe mu makorali akunzwe cyane mu itorero rya ADEPR Nyarugenge. Yashinzwe mu mwaka w'1978, icyo gihe yitwaga Gasave. Uyu munsi igizwe n'abaririmbyi bagera ku 133. Hoziana izwiho kuzana amavugurura akomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Imaze gusohora album zirenga 12 zikubiyemo indirimbo zakunzwe cyane nka Satani yaratsinzwe, nk'uko imisozi igose Yerusalemu n'izindi zahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Korali Siloam ADEPR Kumukenke. Yashinzwe mu 1996. Siloam ikaba ari imwe mu makorali afite gukundwa kudasanzwe kuva yashingwa. Bazwiho gukora ibitaramo bishyushye cyane nka Ndi uwa Kristo Live Concert n'indirimbo zamamaye hose nka Warandondoye. Igitangaje kuri Korali Siloam ni uko idakora umuziki gusa, ahubwo yareze n'abahanzi bakomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu gihugu, barimo Bosco Nshuti na Shadow Sins. Ku mwanya wa gatatu turasanga Korali Jehovah Jireh. Korali Jehovah Jireh ikorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Gasave. Yatangiriye muri kaminuza yigenga ya Kigali Iriba mu 1998, ishingwa n'abanyeshuri 15 gusa. Izina ryayo isobanura iteka azabona. Uyu munsi Jehovah Jireh ni izina rikomeye mu gihugu cyose binyuze mu ndirimbo zabo z'ubutumwa n'ibitaramo nka Imana iratsinze Live Concert yakoranye ubuhanga n'ubushishozi. Jehovah Jireh yakunzwe cyane mu ndirimbo Gumamo, Nibwo Bumana bwayo, Imana ikwiye gushimwa ndetse n'izindi zahembuye imitima y'abantu benshi. Ku mwanya wa kane turasanga Korali Holy Nation ADEPR Gatenga. Izina ryayo ryitirirwa ishyanga ryera, ikaba ari korali izwiho umwihariko wo kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze mu bijyanye n'ingendo z'ivugabutumwa mu maparuwasi atandukanye mu gihugu. Holy Nation imaze kwandika indirimbo zakunzwe cyane nka Namenye Neza, Ibihe Nsenga ndetse n'izindi. Ku mwanya wa gatanu turasanga Korali Goshen. Korali Goshen ikorera muri ADEPR paruwasi ya Muhoza i Musanze. Inkuru yayo y'umwihariko yatangiye mu 1995 ari itsinda ry'abana b'ishuri ryo ku Cyumweru Sunday School, iza guhabwa izina rya Goshen mu 1998. Goshen yagize iterambere rishingiye ku ndirimbo z'ivugabutumwa zikora ku mitima, by'umwihariko mu bihe bikomeye bya COVID-19. Yanyuze abantu benshi binyuze mu bihangano byabo byakozwe mu buryo bwa live recording, hamwe n'indirimbo zakunzwe cyane nka Tuzagumiwe, Uzikurinda ndetse n'izindi. Ikindi ni uko ari korali yareze abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, Vestine na Dorcas. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Korali Shalom ya ADEPR Nyarugenge. Korali Shalom yashinzwe mu 1986, itangiye ari korali y'abana bato, icyo gihe bari bafite imyaka iri hagati ya 15 na 17 y'amavuko. Muri icyo gihe mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge habaga korali imwe gusa yitwaga Hoziana. Uko imyaka yagendaga ihita abana baje gukura, maze Korali Shalom iba korali y'urubyiruko. Icyo gihe mu Gacinja hahita haza indi korali yitwaga Cya Hafi, ubu yitwa Baraka, ari nayo yahise iba iya kabiri muri ako gace. Mu mwaka w'1990 nibwo Korali Shalom yaje kwemerwa official n'itorero ryabo kwitwa no gukoresha iryo zina mu ivugabutumwa. Ubu ni imwe mu makorali yubatse izina rikomeye mu muco w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Shalom yakunzwe cyane mu ndirimbo Iravuga Bikaba, Yampaye Ibimwuzuye ndetse n'izindi. Ku mwanya wa karindwi turasanga Korali Gahogo. Yashinzwe mu mwaka w'1994. Korali Gahogo ikorera muri ADEPR Gahogo mu karere ka Muhanga.
ni imwe mu makorali akomeye mu Rwanda amenyereweho gutanga impinduka mu muziki wa gospel binyuze mu myiteguro y'ibitaramo ngarukamwaka no gushyiraho imbyino zihariye zerekeza indirimbo zabo. Uretse ivugabutumwa ryo kuririmba, Korali Gahogo ifite umwihariko uhebuje wo kuba isoko y'abacuranzi b'abanyamwuga muri muzika yo mu Rwanda, aho yagiye irera ikagura n'abize bya muzika batandukanye bajya gukoresha no mu bandi baramyi. Korali Gahogo yamenyekanye cyane mu ndirimbo Wanciye iki Yesu. Ku mwanya wa 8 turasanga Korali Iriba. Korali Iriba yo muri ADEPR Taba mu karere ka Huye yatangiye mu mwaka w'1995 nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Intego nyamukuru yo gushingwa kwayo yari ukuzana ihumure, kwita ku mitima yakomeretse no gukomeza abantu binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Iyi korali yishimiye isabukuru y'imyaka 25 imaze ikora ivugabutumwa mu mwaka wa 2020. Izwi mu gukora ibitaramo bikomeye bizwi nka Mbega Imana concert ndetse no mu ndirimbo zabo zakunzwe cyane nka Ntakibasha na Mbega Imana zagiye zikora ku mitima y'abantu muri gospel. Ku mwanya wa 9 turasanga Korali Rasurus. Korali Rasurus yashinzwe mu mwaka wa 1999 muri paruwasi ya Gisenyi, ari nayo yaje kubyara paruwasi ya Mbugangari. Urugendo rwabo rwo gushyira hanze imbonerahamwe y'ibyo bakora rwatangiye muri 2016 ubwo bashyiraga hanze alubumu ya mbere yitwaga Tuzanye Inkuru Nziza. Mu mwaka wa 2019 basohoye alubumu ya kabiri bise Ntiwigeze Udutererana, igizwe n'indirimbo 10. Indirimbo yitiriwe alubumu Ntiwigeze Udutererana yabaye kimwe mu bihangano byabo byazamuye izina ryabo cyane, ayo imaze kurebwa n'abarenga 2 miliyoni kuri YouTube. Ku mwanya wa 10 turasanga Korali Ukuboko Kw'Iburyo ya ADEPR Gatenga. Ikorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Gatenga mu rurembo rwa Kigali. Korali Ukuboko Kw'Iburyo ni imwe mu makorali akunzwe cyane mu Rwanda kubera indirimbo zabo zifite ubutumwa buhumuriza, zikanakoresha incurango z'akanyamuneza. Izina Ukuboko Kw'Iburyo rikomoka mu byanditswe byera, aho rihitamo kwerekana ukuboko kw'iburyo kw'Imana gukiza, gukora ibitangaza no gutabara abantu mu makuba. Indirimbo zabo zose zibanda cyane ku kurata no gushima imirimo ikomeye y'Imana, ibyo yakoreye abantu bayo n'uburyo idatererana bari mu kaga. Yakunzwe cyane mu ndirimbo Ikidendezi ndetse n'izindi zahembuye imitima y'abantu benshi. Ku mwanya wa 11 turasanga Korali Impuhwe. Yashinzwe mu 1987 kuri paruwasi ya Gisenyi mu karere ka Rubavu. Itangiye mu bana b'ishuri ryo ku Cyumweru Sunday School. Korali Impuhwe yaje kubaka izina binyuze mu ndirimbo zihumuriza nka Urupfu rwa Yesu na Uwiteka Arakomeye. Nyamara mu mwaka wa 2002 iyi korali yagize ibyago bikomeye, maze ingorane z'impanuka ikomeye igwira abaririmbyi bayo bari mu rugendo rwa gospel. Nubwo habaye ibyago, umwuka w'ubutwari n'ivugabutumwa niwasize Korali Impuhwe. Kuri ubu bakaba bakomeje kugeza ubutumwa bwiza binyuze kuri YouTube channel yabo Korali Impuhwe Official. Ku mwanya wa 12 turasanga Korali Baraka ya ADEPR Nyarugenge. Yashinzwe mu 1982. Korali Baraka yo muri ADEPR Nyarugenge ni imwe mu makorali ya kera mu murwa mukuru. Ifite abaririmbyi basaga 100, ikaba imaze gusohora alubumu enye. Indirimbo zabo nk'Amateka zakomeje guhembura imitima y'abantu benshi, ikaba ifite uruhare rukomeye mu ivugabutumwa rikorwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Kuri ubu ikunzwe cyane mu ndirimbo Nzagushima Mana y'umurava, ikomeje gukundwa n'abatari bake hirya no hino mu gihugu. Ku mwanya wa 13 turasanga Korali Amahoro yo muri ADEPR Remera. Korali Amahoro izwiho cyane mu ndirimbo zizana ubuyanja no kwitegura ijuru nk'Abakundwa. Iyi korali ntikora yonyine, ahubwo ifatanya n'andi makorali azwi cyane nka Elayono na Iriba mu gutegura ibitaramo n'amasengesho akomeye yo guhembura abakristo muri ADEPR ya Remera. Ku mwanya wa 14 turasanga Korali Elayono. Mu mwaka wa 1996 Korali Elayono yatangiye ifite abaririmbyi 7. Nyuma yo kwizihiza imyaka 20 y'ivugabutumwa, kuri ubu ikwirakwiza ubutumwa bwiza. Ifite abanyamuryango barenga 150 bakora ibiterane binini mu gihugu.
Dusubiye muri Rubavu mu gace ka Rubona turasanga Korali Hermon. Iyi korali yamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo dore ko bazajya bagenza umwami akunze kubaha, Amatunda ndetse n'izindi. Alubumu yabo bise Ijuru Riratabara yabaye imbarutso y'ihumure, kumenya ko Imana itajya itererana abayo mu bihe bikomeye. Ku mwanya wa 16 turasanga Korali Shilo yo muri ADEPR Muhoza. Reka dusoreze mu majyaruguru i Musanze. Iyi korali yashinzwe muri 2017 n'urubyiruko rwo muri ADEPR Muhoza. Korali Shilo yazanye umuvuduko mushya mu muziki wa gospel, izwiho ubuhanga mu kuririmba live, aho ikora n'ibitaramo bikomeye byitwa The Spirit of Revival. Shilo yanditse amateka mu gutaramira i Kigali imbere y'abantu benshi, gukoresha indimi zitandukanye n'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubutumwa bwa Gikristo. Muri aya makorali yose y'ibihanganye muri ADEPR twavuze, ni iyi ufitemo urwibutso cyangwa ukunda indirimbo zayo cyane, wandike muri comment hasi ndetse ukore like, uze gukora na subscribe kuri iyi channel yacu, ube mu ba mbere bazajya babona amateka n'amakuru y'imiziki y'ibihangano n'abahanzi mu Rwanda. Naho ubutaha, amahoro ya Kristo nabane namwe.